Imana ihabwe icyubahiro. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, kandi nshimye Imana nanone ku bw'iteraniro ry'uyu munsi, uyu munsi ku cyumweru, icyumweru kibanziriza Pentekote, kandi ndabasengera Imana mu izina rya Yesu, dukomeje twese nk'abizera kugira ngo dukomeze kwitegura icyumweru gitaha cya Pentekote, icyumweru cyo kuzuzwa imbaraga, icyumweru cyo kuzuzwa umwuka wera, kugira ngo tugende duhamye Kristo aho turi muri gahunda zacu no mu mirimo yacu yose. Imana iguhe umugisha rero kuba waje guterana uyu munsi. Imana ikugirire neza, Imana yumve gusenga kwawe, kandi Imana iguhe ijambo ryayo n'isezerano izagusoreza muri iki cyumweru cyose. Dusome ijambo ry'Imana, umurongo umwe mu gice twasomeye cya Matayo 21, ni umurongo wa 42, ngo Yesu arababaza ati, ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ibyo byavuye ku Uwiteka, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Ijambo ry'Imana uyu munsi, isezerano tugiye kwishingikirizaho, riratubwira ngo ibuye abubatsi banze, ibuye abubatsi banze. Nkwifurije rero kugira umunsi mwiza, nkwifurije gutahukana intsinzi muri iki cyumweru cyose, kandi ni ukuri Imana ikwishimire, ikugirire neza. Ku cyumweru gishize twari dufite ubutumwa butubwira umugani w'igiti cy'umutini, kandi twabonye neza yuko Imana irashaka ngo tugire kwizera. Twabonye isezerano yuko nidukomeza kwizera Imana muri Yesu Kristo, n'ubundi imisozi izakurwa hayo, imisozi izarandurwa ikajugunywa mu nyanja. Iryo ni isezerano rikomeye cyane, kandi ni isezerano Imana yakomeje kudusohoreza. Twabonye ibisubizo bijyanye n'ijambo ryayo. Ni irihe sezerano rero tugiye kumarana icyumweru twishingikirijeho uyu munsi? Imana yashaka kuduha isezerano. Ngira ngo abenshi muri hano muribuka amakuru twabonye mu kwezi kwa kane, ubwo umusore inzu yamwituragaho agapfa, ubwo yageragezaga kuvanaho ibiti byari bishyigikiye urukuta rwo hejuru. Kandi ntabwo ari ibyo gusa, murabizi ko hari inzu nyinshi twumva ngo zaguye, hari inzu ndende twumva ngo zaguye, hari inzu ngufi twumva ngo zaguye. Ibyo byose bizana igihombo, ibyo byose bituma habaho igihombo, ndetse abantu bakabura ubuzima bwabo bagapfa. Bigenda bite rero ngo inzu zigwe? Burya inkingi iyo zidakomeye biba ari ikibazo cyane, kuko uburemere ntabwo zihanganira uburemere bw'igisenge, ntabwo zihanganira uburemere bw'isakaro. Icyo rero kiba ari ikibazo nanone iyo umusingi w'inzu udakomeye. Nanone kandi biba ikibazo iyo umwubatsi atubatse akurikije amabwiriza, cyangwa se ugasanga mu mfuruka, mu nguni, ntabwo bahashyize ibuye rikomeza imfuruka. Uyu munsi ijambo Imana iduhaye ni ibuye abubatsi banze. Uyu munsi Yesu aratubwira amagambo akomeye cyane, kandi tugomba kwitaho cyane ndetse tugashyiraho umutima, kuko ijambo ry'uyu munsi ntabwo tugomba kurifata nk'iryoroheje, ahubwo turagomba kurifata nk'irikomeye, kuko ni ijambo ryerekeranye n'inyubako, ni ijambo ryerekeranye n'ubuzima bwawe wowe wateranye natwe uyu munsi, ndetse nawe wumva ijambo ry'Imana mu buryo bw'ikoranabuhanga uri kure cyane. Imana rero iduhane umugisha, kandi itugire neza kubwo ijambo ry'uyu munsi. Ibuye abubatsi banze ngo ryahindutse irikomeza imfuruka, ryahindutse irikomeza fondasiyo, ryahindutse irikomeza umusingi. Imana ishimwe cyane. Twaririmbye iriya ndirimbo ngo nikomeze ku rutare, kuko ahandi hose ari umusenyi. Uriya muririmbyi ndamukunda cyane, kwikomeza ku rutare kuko ahandi hose ari umusenyi. Muri iki cyumweru twitegura Pentekote, tugiye kwikomeza ku rutare. Ku munsi wa Pentekote ariho iminsi ya nyuma yatangiriye, tuzaganira ku ijambo byerekeranye n'imperuka, kuko murabizi Yoweri yahanuye iby'iminsi ya nyuma, buryo ki bizatangirira ku munsi Uwiteka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose, abantu bagatangira guhanura, bagatangira kwereka. Uwo munsi rero, ku munsi wa Pentekote, muzaze rwose mwazindutse kandi muri benshi, kugira ngo tuzaganire ku byerekeranye n'imperuka. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ijambo Imana iduhaye ni ibuye abubatsi banze. Ikihutirwa rero mbabwire bene data abavandimwe, ntabwo ari ukwakira ibisubizo byinshi cyane bituruka ku Mana, ahubwo ikihutirwa ni ugutekerezaho
uhagaze kugira ngo wakire bya bisubizo. Ni ugutekereza fondasiyo uhagazeho yagushoboza guhabwa ibisubizo n'Imana. Ese witeguye kubaka ubuzima bwawe ku yihe fondasiyo? Ese uyu munsi dutekereze kuri iri buye rikomeza imfuruka. Muri iyi minsi hari abantu bamwe bajya gushakira ibisubizo byabo ku bapfumu, bajya gushakira ibisubizo byabo ku mbaraga z'umwijima n'abadayimoni ndetse na Satani. Ibyo ni akaga, ntabwo ari ikibazo cyoroshye, kubera ko buriya baba bari kugirana igihango n'imbaraga z'umwijima, baba bari kugirana igihango n'imyuka mibi, kandi nyuma yaho bigaragara ko biteza igihombo, ndetse igihombo kimanuka kikagera no ku buzukuru no ku buzukuruza. Ugasanga akaga n'imivumo birakomeza kugenda bikururuka ku bantu kubera cya gihango cyabaye igihe wa muntu yateraga intambwe agasanga umupfumu akajya gushakirayo ibisubizo. Bene data, uyu munsi ibuye tugomba kubakaho ni Kristo, niwe rutare. Ejo nabonye umwana wari uri kuvuga ko mu gihe kizaza namara kuba mukuru ikintu kizamushimisha ngo nuko azafata imbunda akajya agenda arasa abantu bose ngo usibye bene wabo. Umwana mutoya, urumva ibyo bitekerezo biri mu mwana mutoya birumvikana n'umwana wo mu gihugu cyateye imbere ujya abona ukuntu abantu barasa abandi, ariko turagomba kubitekereza tukabigira icyifuzo. Cyane cyane abana muri hano ndagira ngo mutekereze yuko Imana irashaka ngo muhere uyu munsi mwubatse ku rutare, muhagaze kuri Kristo. Niho umunyabwenge yagiye kubaka inzu ye, noneho yubaka inzu ye ku rutare. Muri Matayo igice cya 7 ngo nuko imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose uko byakabaye biraza byitura kuri iyo nzu, ariko iyo nzu ntiyagwa. Kubera iki? Kuko yari yubatse ku rutare. Iryo ni ibanga rikomeye cyane bene data bavandimwe. Muzi ko uyu munsi ibyo byose biraba, imivu iratemba, imiyaga irahuha, imvura ikagwa, ugasanga ingo zifite ibibazo. Kubera iki? Kuko ngo umupfapfa yagiye kubaka inzu ye yubaka ku musenyi. Niyo mpamvu ngo iyo nzu yagize kugwa, kandi kugwa gukomeye cyane. Urufatiro rw'ubuzima bwawe ndaguhesha umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu munsi ugire kwizera, wumve ko ubuzima bwawe bwubakiye kuri Kristo, wumve ko ibuye abubatsi banze wewe wararitoranyije, naryo riragutoranya, ari we Kristo, kandi abana nawe uko bwije n'uko bukeye. Burya hari icyo Satani adatinya. Satani ntabwo ajya atinya amafaranga menshi, Satani ntabwo ajya atinya ibyubahiro byinshi, Satani ntabwo ajya atinya amashuri ahanitse, ahubwo Satani atinya Yesu Kristo gusa. Atinya ibuye abubatsi banze, atinya iryo buye, kuko ni ibuye rikomeye cyane, ni urutare rukomeye cyane. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Burya ikijya kinezeza umwanzi wacu ari we Satani, anezezwa nuko abizera badasobanukirwa ibanga rya Kristo. Ibyo biramushimisha cyane. N'abaza gusenga anezezwa nuko tuza gusenga nk'uku nguku ku cyumweru, tukanezerwa tugahimbaza, ariko bikarangiriraho. Ntitugende ngo dukore ivugabutumwa, ntitujye gusobanurira abantu inzira yo guhura n'Imana. Ibyo biramushimisha, ndetse n'ibyo kurya bituma yiyongera ibiro. Kubw'ibyo bene data, uyu munsi dutekereza ku rutare ari we Kristo twubatseho, tubone neza yuko Imana irashaka ngo dusobanukirwe Kristo, kandi tujye kumwamamaza tumaze kuzura umwuka wera. Ubuzima bwawe rero ni nk'inyubako. Reka turebe abantu batatu nuko bashyize icyerekezo mu ibuye ryanzwe n'abandi bubatsi. Uwa mbere ni Dawidi. Dawidi yafashe isezerano. Dawidi yafashe isezerano muri Zaburi 118 ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abisirayeli bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Inzu y'Abaroni ivuga iti imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Yesu rero yasubiye mu magambo Dawidi yavuze ahangaha muri Zaburi 118 ku murongo wa 22 ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Aya ni amagambo ya Dawidi. Noneho umwami Yesu ubwo yari amaze gucira umugani abari bamuteze amatwi hariya muri Matayo 21 umurongo wa 33 ababwira iby'abahinzi bimye shebuja
shebuja ibisarurwa. Noneho arababwira ati ibuye abubatsi banze rero ryahindutse irikomeza imfuruka. Ati nimwumvise ko byanditswe, ibyanditswe byera nk'uko Dawidi yabivuze muri Zaburi y'Ijana na 18, ibuye abubatsi banze ryahindutse irikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane. Uyu Dawidi yarasobanukiwe neza muri Zaburi 16 umurongo wa 8 ngo Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye ntago nzanyeganyezwa. Nimpagarara ku rutare iburyo bwanjye ngoswe n'abamarayika bo mu ijuru ntabwo nzanyeganyezwa. Kubera iki? Kuko nashyize Uwiteka imbere yanjye. Muri iki cyumweru dushyira Uwiteka imbere yacu, aho tuzagenda, aho tuzajya hafi cyangwa kure, tuzashyire Uwiteka imbere yacu. Icyo gihe ntabwo tuzanyeganyezwa. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Uwubatse ku butumwa bwiza rero Imana izamurinda muri byose. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 31 ijambo ry'Imana riratubwira ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Imana ishimwe cyane. Dawidi rero yafashe isezerano. Uyu munsi ufata isezerano, bene data bizera, uyu munsi dufata isezerano, nibwo tutazahinda umushyitsi, nibwo tuzasobanukirwa yuko Imana yaduhaye Yesu Kristo izamuduhana n'ibindi byose tuzakenera. Imana ishimwe cyane. Umuntu wa kabiri rero cyangwa se aba kabiri ni abahinzi bimye shebuja umusaruro we. Ahangaha mwami Yesu amaze kuganiriza abatambyi bakuru ku murongo wa 45 ngo abatambyi bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye bamenya yuko ari bo avuga. Abangaba rero ntabwo bafashe ibuye ngo baryikomeze. Aba nibo banze ibuye, aba nibo bubatsi batashatse kubaka kuri Kristo. Murabyibuka neza yuko Yesu ari we Kristo, kandi murabizi neza yuko n'ubundi muri we niho tubona ibisubizo by'ibibazo byacu byose. Ariko abatambyi bakuru ndetse n'abafarisayo ntago barakagira inkuru zihagije. Niyo mpamvu umurongo wa 20 umurongo wa 40 hano muri Matayo igice cya 21 ngo mbese nyir'uruzabibu naza abo bahinzi azabagenza ate? Baramusubiza ati abo bagome azabarimbura bibi, maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyarwo. Kubera iki? Kuko aba bahinzi yohereje intumwa bakazica, yohereza n'umwana we baramwica. Abangaba rero nuvuga ngo bazahabwa igihano umunsi umwami Yesu Kristo azabagarutse ubwa kabiri kugororera babubatsi bahisemo ibuye rikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane. Hari abanga kumva ijambo ry'Imana, hari abatoteza abakozi b'Imana, ariko uyu munsi ndagusengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo wikomeze kwibuye rizima rikomeza imfuruka, ari we Kristo. Abo ni abafarisayo n'abatambyi bakuru. Ariko noneho uwa gatatu tugaruke kuri Petero nawe yafashe isezerano ry'urutare. Muri Matayo 16 umurongo wa 16 Petero yabwiye umwami Yesu aturi Kristo umwana w'Imana ihoraho. Noneho Yesu Kristo aramubwira ati umva rero nawe uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye. Bene data bavandimwe, turi itorero. Niyo mpamvu tugomba kubaka kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye, kandi imiryango y'ikuzimu ntabwo izarishobora na gatoya. Nitwubaka kuri Kristo ntitugaterwa ubwoba n'ibigaragara n'ibitagaragara. Kubera iki? Kuko imiryango y'ikuzimu ntabwo izarishobora. Niyo mpamvu hariya mu Byakozwe n'Intumwa ubwo umwami Yesu Kristo Petero nawe hano murabizi ko mu gice cya 3 bazamutse ku isaha ya 9 bakajya gusenga. None ubwo bari bagiye gusenga baraza bageze hariya ku muryango w'urusengero basanga umuntu wasabirizaga wabanaga n'ubumuga bwo kutagenda. Noneho bamuganiriza inzira yo guhura n'Imana, bamuganiriza ibuye abandi bubatsi banze. Noneho arabatumbira yakira Yesu Kristo abasha guhaguruka ku bwa Yesu Kristo, kubw'urutare twahawe dukomera kandi tugahagararaho tugakomera, maze ngo yinjira mu rusengero ashima Imana. Mu gice cya 4 cy'Ibyakozwe n'Intumwa Petero baramukurubanira mu rubanza bamuhora yuko hari umuntu wagiriwe neza, hari umuntu wagiriwe igitangaza, hari umuntu wavuye mu bibazo akagera mu bisubizo. Niko Petero rero yireguye abasubiza ku murongo wa 11 arababwira ati Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru
ryaha abantu dukwiriye gukirizwamo. Imana ishimwe cyane. Petero arabibasobanura ati mwebwe abubatsi mwahinyuye iryo buye, ariko ndagira ngo mbabwire yuko nta rindi zina dushobora kwakiriramo agakiza hano munsi y'ijuru usibye izina rya Yesu Kristo. Guhamya kwa Petero rero natwe tukugire uguhamya kwacu, natwe tube twiteguye guhamya yuko uyu Kristo niwe buye rizima, uyu Kristo niwe dushobora kubakaho bizinesi zacu, uyu Kristo niwe dushobora kubakaho ingo zacu, uyu Kristo niwe dushobora kubakaho ibyo dukora byose kugira ngo bibashe gutungana. Niyo mpamvu rero yavuze ati cyakora cyo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ndabasabira ku Mana kugira ngo umwuka wera bamanukire. Ntimunategereze icyumweru gitaha ku munsi wa Pentekote, ahubwo kuva uyu munsi wuzure umwuka wera maze wubake kuri Kristo, nibwo ubuzima bwawe buzaba bufite agaciro kandi nibwo buzaba bushimishije imbere y'Imana, maze Imana izakunezererwa, izabona ko uhwanye n'umutima wayo nk'uko yahamirije Dawidi. Imana ishimwe cyane. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko umupfapfa yubaka ku musenyi, umupfapfa yubaka ku kindi kintu icyo ari cyo cyose niyo cyaba kiza ariko atari Kristo. Petero yabisobanuye neza ati nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo usibye irya Yesu Kristo. Mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi nawe uze gukomeza wishimye wumva ko ibuye abubatsi banze wewe warigize iryawe kandi ubyishingikirijeho. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu turagushima kuko wohereje Yesu Kristo ari we rutare rukomeye, ari we bwihisho buzima. Uyu munsi ndetse n'iki cyumweru turashaka kumwikomezaho, turashaka kugendana nawe, turashaka kugera ikirenge mu cya Petero, kugera ikirenge mu cya Dawidi. Abo bose babonye yuko ugutabarwa kwabo guturuka ku Mana, maze uturinde ibintu byose bimeze nk'umusenyi, ahubwo uduhe ubushizi bw'amanga turi abahamya ba Kristo uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.